neza nk'icyo muri state wallahi. Yeah. Twagiye kwa Eminem none yo. When I'm gone, just carry on, no more rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking all out, smile. Not let to feel the pains, baby, don't feel the pain, just smile back. When I'm gone, just carry on, no more rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking all out, smile. Not let to feel the pains, baby, don't feel the pain, just smile back. Just carry on, no more rejoice. Hango Pepe, warasaze. Sajya numva babivuga ariko ntabwo ari byo mwana. Urabona narasaze. Uri umuraperi se? Wibihe byose ntabyo se. Filime zanjye ndaziguhaye. Ntazitije nyine tu. So urabona zitari zimbere sita. Kuvuye kugura se? Harimo icyo kurya. Cyo kurya se ari cyo ngenda guhahira. Basi wanzaniye boxer. Ako uzaba ikigori cy'ukuza ryari Pepe. Usko cyera ari umuntu muzima. None ngo boxer, aha kwanza mbwira. Ejo ko naje nkabasanga ari we na madamu wa mwihenanze wo hejuru. Biriya ni ibiki? Kandi uko nakugiriye ibanga w'umuntu tuziranye. Akozi kuva cyera aratwikaga nanjye rero aranzengereje nongeze ku mugore wa Gafi. Suriya ko ari wari wansabye ko mukorera massage, ikibazo ni ngewe. Massage mva imbere. Favorito gato. Amakuru usigaye kanga ku bantu noneho. Oya nyine ntago kwirukanka ku bantu bajya ngusaba ka interview gatoya. Interview mu muhanda. Sugwa kihangana. Byo kora nk'umuntu professional kabisa. Mu interview unyirukanka mu muhanda umumagara se. Nawe ugishira mu gaciro. Nyira agomba kubikubazaho umuherwe wa Dirimundo tu. Aya. Muherwe se ujye usaba umuntu rendezvous uzumusange mu rugo mu muhanda se umva twatwikiramo. Okay, bahise amakuru y'umugore. Amakuru y'umugore wa Adama mbeze neza. Amakuru ya Pepe se. Pepe. Namenye ko nyine yari inshuti yawe magara, sinagumya kukubaza amakuru ye. Araho yarakize, ameze neza ari mu rugo. Taza kumusura nimbona time. Saza umusore nta kibazo bari mu rugo nta kintu ari gukora. Nese basi wa my rendezvous ngazaza nkurisha interview kubyerekeranye na karakaza. Kanomve. Eka noneho nzakubwira sibyo? Ariko ataranga mu muhanda. Sirifu plano ara. Sibyo? Sawa merci basi. Sawa. Yego. Sugabonaga dumufigira afatira mu muhanda uko ashatse kose. Mwari we uvuye Mvuye kuri apute. gukora iki se? Ni ibintu mukuru wanjye yari yohereje uba muri Dubai nibyo nayo ngiye gufata ahubwo n'ibindi ngiye kujya kuzana mu kanya. Yego. Cyangwa ni ikigabo? Oya. Wasanga ari ikigabo. Oya, njye ntago njye ngira sugar daddy. Byose ni ibicuzanye. Ni imyenda. Imyenda? Yego. Wow.
ariko nyine yari yambwiye ko harimo n'iy'abantu bakuru wenda ushobora kuza kureba igukwira. Yego shu. Ahubwo ngo nubwiye neza. Ya. Yes, ndumva ariko nyine ugomba gukomeza ukagerageza. Okay. Sawa muri turaza kugira kuvugana ariko nyine kuraje. Marine numvisha uvuga ni Marine wa nyawe cyangwa Harya ibyo birakureba sha. Akubundi ubwo niba utazi bya Marine ubwo ukora akazi bwoko ki? ariko njye ntabwo ndi kubyumva. Njye ndashaka kumbwire uwo Marine uvuga ninde. Kandi ubwo uraho urasamije kunyishyuza. Akubundi iki kimbabarira umbwire. Ubwenge bwawe ba mu mutwe cyabo binyuma y'umutwe. Ubwo uraho utazi ibibera kwa Gabi. Akubundi ko uje wenyine Soni umusize. Akubundi yo nkuvugisha ntunsubize ndi boss wawe. Ba wifitize confidence. So mbaza. Soni ni wowe. Nandi kuvugana na Kiki. Mobera neza ariko. Mobera neza. Oh, Soni. Baba we. Ongera. Wow. Soni. Maze no kuba mwiza byatari. Ni bisanzwe. Sigaye ukeye byatari. We blood. Asemani, wajya umbwira gahunda zawe neza. Unarinzi kugiye ahantu kurutari bugaruke vuba. Na porogaramu z'imisoma no zirimo sore ndakugeranje n'ubwo. So shaka kumbwira ikimano kurabona utanguye muri Asemani si ukwisuzuguza amani. guteza. Shaka inyisura n'ikibibu ukoresha amani. Ni umupagasi wawe nta bintu byo ku. Ese ubundi yukubugumye iyo warugiye ukahoza mu kanya nkuko wari wabindi. Ariko ntabwo uri washoreje kubwana ruri bubuze amani. Ariko ntacyo. Soni, ihangane nyine nakabazo kabaye gato. Kandebe Abandi bazi ko zise. Soni, sigaye uzi ubwenge. Ibisanzwe ariko. Abantu bari bizanga. Wakoze akazi kawe neza ahubwo. Reka utu dokima mbanze ngende izi staff zirimo mbanze nzi Umva ndaje gato kopiye ndahita nza mbase nk'iminota 5 ndabanje ntari. Soni bitese. Nisama. Umeze fresh. Ase uko iki witwara nk'umuntu upfuye rabite. Cyangwa ufuye. Yangundana nawe. Nakubeshye kari kajemo. Umuntu mwigeze kwinyensa buro iyo ubonye hari ukundi kuntu bagiye kwigenza ntibyabura ariko nta bintu birenze mwana. Gifata izi kuko nago ngundana nawe ni ibintu bisanzwe. Sigiye mwana nawe. Nyine ni umukozi wacu ni ibintu biri izi. Kuba mbaderangije. Ntabwo nagufuhira umupagasi wacu ntubizi. Kuba mbaderangije next time basi muziyonguza ariko sore nta bireza. Wewe waramfatiranye cyagenze bakureba plan. Gasaro bite? Welcome. Black Sari. Black rahari. Yabaye iki? Sorry. Yabaye iki? Umbona. Iyi mpamvu y'ibiki. Ko wanga ni noneho. Bika.
ni ibisanzwe tu namwirukaga kera kuri anniversaire hashize agenda kubona ngo twagiye kwiburisha twarabonanye byataye ibise so mani mutipe we rero asigaye yiyahuza utuyuga muri no minsi yararangiye neza neza ubu tuvuga ndashobora kuba ari za Jamaica ngaho meze bite se bisawa fresh ibintu ni neza sabe iragenda tu waragiye nawe urabura cyane ngezeho byataye ubona abaye umuzungu byataye sure ntabwo ariko ndabona ibintu ari fresh njye ni ibisanzwe nanyemereye Loma akaba ndimo nifatira if you don't care Andre niga naje igihe tipe watarakanuka twaba dustayinze nayo okay ntacyo tatusangira ibitotsi byiza mani iki mani kingorana nani gusa sasa ibyo nakubwira reba tipeho numubwire ko naje ntabwo nakuraburiza ntabwo mubwiraho gusa bas nagire gukura muri yarese sawa ni reka ngo tuzavugana ku telefone Asamani uryamye ntabwo Asamani arura mu biti aho mjinga amani kumfungurira ndimo nizingira style zitwenda ari ukuntu ndakumvangira tu murura amani wajye mwenyewe wampeta so rero ntukabigira ibintu birebire nagufatiranye cyane ko wabyemeye nyine niyo mpamvu nkubwira ngo waramfatiranye okay ubwo rero mpa chance Black ajya gukocora it's easy ninguhura nawe dukocorane it's easy ntabwo bizongera ntacyo ariko umva guma ku mwanda wa murezi ngize imana ndahagusanzuraho neza amakuru ni meza shana nabonye baraguhaye akazi muri TV ya Delmore shana nagize amahirwe nyine mbona barampamagaye tu ni ukuri courage merci amakuru ndi kumwe n'umu ex wawe wowe se mu ex wanjye uratangiye jahise uramuyobewe inde ahubwo waretse nkazabahuza nkabakoresha mwese hamwe ikiganiro ndahakanye urumva ibyo ntibishoboka jewe nagabyuka duhuza cyane rwose ndumva nta kibazo kirimo urivugiye ibyo ntibishoboka birashoboka wabishatse ariko ndumva nta birenze wazakora ibindi utaduhuje hagati yanjye nawe si umame dadazi gutoranya koko bitese umukobwa mwiza nkaho arifatara ego yesu kubera iki se sundi ubwo mwahuriye shani inkuru ndende gusa nyine twahuriye kwa muganga twahuriye mu bibazo muri make ariko nyine nzabikubwira nzabikubwira neza twicaye sibyo ko bitoroshye kwa muganga yego aka cyakaza byareka nkubwire dadi nubwo yaba ari kwa muganga ari muri bombona atareba ntabwo yaberwa umukobwa mwiza ha dati ndamuzi umva nubwo yaba yahagiri wagira ngo bamwinitse ntabwo yaberwa umukobwa mwiza ahubwo se ndasuka kukubaza ubusa waba uzi amakuru ya Melanie Melanie
Melanie ninde? Melanie ntabwo uzi Melanie No. oh Melanie nyine ni umugore wa mbere wa dati Ni gutyo se yitwa? ko niko yitwa shano ndamukumbuye n'ukuri ko Imana abuze na nimero ze ngo muvugishe. None se washatse nimero ze ukamuhamagara ukazajya no kumusura ko nabonye ameze nk'umuntu wasaze. Nk'umuntu wasaze? Yego. Se mwana muri kumvuga? Tukuvuga iki se wumvishe tukuvuga? Cyane ndababwiye ko nasaze. Ako Pepe, uziko kuko bwatorombutse. Nese ni biki muri kuvuga ngo abasazi? Ahubwo wumvishe na. Ahubwo ndabona warasaze. Cyewe? Bwaratombutse. Pepe. Ubu nkawo wezo widumbura gutya tu umva nkubwire nshaka nimero za Melanie. Melanie? Melanie aso umushakira iki kandi? Shaka nimero ze ndamukumbuye nshaka kumuvugisha. Melanie? Se telefone yanjye harya. Reka nsibiritse gatoya. Mani shimgo Pepe zifite ako Pepe yarasaze. Mba yarasaze. Niza ahubwo yarasaze twegeye kumuvugaho. Mane naburyo yitubura burese wasanga yumvisha nera stress. Mba numva ngiye gusara. Pepe yaramukundaga mbere ariko ubu ngubu nsigaye mbona ari umusazi. Uzi none ko umuntu ari mu itente muri saba umuntu w'umugabo ufite ubwanwa. Nanumva cyamvuga. Ezo ubwanwa bwabatwaye. Pepe warasaze. Nzaguha umukasi unyogoshe. Kuyo byamunaniye. Umukasi? Niba nzira kubi. Ahubwo uzamuha urwembe akogoshe. Urwembe? Yego. Kareka nta rwembe rwagera ku nzu. Sha merci nukuri. Merci kabisa. Aho muvugisha nyine. Siwe wasaze ubundi ngiye nigeze. Wasaze. None se za gahunda nyine ndenda zikurikirana murazikurikirana sori gato kambaze neza Allo? Oui. Allo? Oui, ko ntabamenye muri bande? Ntago wamenye? Ni Marine, si ubu nijwi ntago uba uryumva. Yo, Marie, uraho neza mwana wa? Uraho mamisha mami ndagukumbuye. Yes, we nge ntago ubizi. We waragiye mukobwa wanjye. None si Sha hari ahantu undi nyine ntago wahamenya. Ahubwo mba barumbwira. Wazaje ukansura ukuntu ngukumbuye basi nkakubona. Ese nzagusura he mami? Oya ntacyo nubyemera ukaboneka ni amahirwe yanjye we nahita ngo address. Kubwawe naboneka igitazo cyose. Yo sheri uzaze ejo sibyo? Uze kunyohereza address. Ndayikohereza ni ukuri aho nuko ntaboneka none wahita unaza. Nta kibazo nzaza ejo mami nuko ndagukumbuye. Okay, kamwohereza address noneho ejo uzabona ukuza. Thank you. Yo igikobwa cyanjye disi naye ngukumbuye byatari. Ubundi dada ari he? Cyagiye mu kazi. Yagiye mu kazi? Bamushaka kase? Oya, mushakira iki se? Nuze kuri kumumbaza cyane. Ntabwo naniwe nanone. No. Korera ka massage. Meze. Wumvisha uburyo cyari ko nzi gukora massage. Ntabwo arayimenya. Sure. Nukuri. Nakozeho riraka uhita usinzira. Oya harabura gatoya. Nuko nawe mfite ibitose. Wafite ibitose. None ko cyo wambwiye. Ko mbona umeze nk'uri gutereta. Egerayo. Gutereta ibitose kandi. Nago umwikoreshwa mu misatsi subu Pepe uyu musazi ko kaba gushaka iki Mva abari kunjagaraza. Kigenda babwire ko ntari umusazi. Utaba umusazi se. Pepe nukanze umvarata umaze kuvugana na Melanie. Ako numvaga ari mu muhanda. None se Pepe amakuru mu musatsi wawe. Umusatsi wanjye ariko n'wabalasa. Pepe zondi yaransekeje ukuntu yagarabye mu maso. Namwinginze ngo yinyuguze mu kanwa. Mva ahubwo nge nzagura urwembe nkogoshe. Umusatsi yafataga mu mazi ngo ejo ntabwo aribwo naguze korogate na blouse. Kanumva ntabwo biragenda. Sha Pepe Wajya mureka kunsebya. Uzongere Pepe uzurutwa n'ikimoteri cy'induba.
mwese murampatiranye ko basi uzajye muri salo mukorera akantu mu kanya ntabona amasaza atuma hano uva imbere rwose undi twiciye ikiganiro undi wumviriza hasi ubundi ni gute ubundi nahagararana namwe reka njye byari urimo hamwe mbereka abana hano pepe tuva imbere genda batwika nayo twe dushaka abantu oya reba kino cyane wakibonye ako pepe hari buro yavuyemo asogongeza ngaho ngo ibiki n'ibiki ngabasazi uzi ko akeneye ubuvuzi gakondo kuko ubwo kwa muganga bwo bwaranze mbanjye yaranze nkumva umutwe uraturubutse pepe reka tumuveho ubu se dadaraza ryari cyane abo mbizi ariko ashobora kuza nimugoroba mana yanjye nuko nyine mbega pepe agashyamureye pepe yaransetsa mama nagukumbuye mu kazi mana we ndebera kanurire musumba ikigufi ubu ni ukujyana hejuru kugira ngo tureshye higo akomara none ushira nagukumbisha nanjye nagukumbuye none gambwira amakuru y'umunsi re teresite bwa mbere na mbere naganiriye n'umugore wawe madame nk'ukuntu mutumvikana ukuntu yabaye umwana mwiza njye numiwe byagenze biteze nyine nari nagiye gushopinga mvayo turakubitana arabinsanga nanjye narambwira ngo uvuye ya myenda ndamubwira mvuye kuri airport gukora iki biseka ikinyoma cyanjye ari umunsi nyine urumva ndamubwira mvuye kuri airport arangije arambwira ngo kuri airport gukora iki ndamubwira ngo nyine ngo nari nagiye kuzana imyenda sister wanjye yohereje arangije arambwira ngo sister wawe yabanje gukeka ngo ni sugar daddy ndamubwira we ntago ari we none arangije mpita muherezamo nyine n'utwenda dukeya turimo tumukwira twari turimo se yego nyine twita tubenshi ariko wabiteguye yego se kanegura ega bamvuye nk'embera uzi kwidebriye ahita yemera ubu mwabaye inshuti neza yego twaganiriye maze navuganye na Melanie ngo twavuganye hari ikibazo nimero zose wazikuye nazatse pepe yego mwavuganye ibiki se na Melanie ntacyo nyine nari ndi kumusuhuza arambwira ngo nzajye kumusura ejo ngo angaraza kunyereza adresse yanayimpaye kumusura yego niwe wabigusabye yego akuntu kuri daddy ngenda mukumbuye se ntabwo uzi ukuntu yamfataga neza nuko ako njya kugenda yanarize nta kibazo njye ntacyo bimbwiye wamusura utamusura njye ntacyo bimbwiye nyine tu gusa nyine uzibuke utahe kare sibyo kandi ntuzatindeyo ahubwo daddy ibintu madamu yambwiye ni biki ngo mwahuriye mu bibazo ngo uri kwa muganga ntabwo nasobanukiwe neza tumva mwaganira ibintu byinshi noneho nanjye se mwanganiriyeho oya namubajije nyine mbwira daddy ni ibiki byari byabaye mujya guhurira kwa muganga kiragera waragiye habayemo ibintu byinshi cyane sibyo ni story ndende nzakubwira ko nyine twahuriye mu bibazo mu bitaro ndwaye arandwaza nese ari wabaye iki ni story ndende ako simwisi ko muri kumbwira ko ari story ndende mukanga kumbwira story yose daddy wari ugera kwa muganga igihe kizagera nkubwiye ubu ngubu siko nabikubwira ngo ndumva naniwe cyane sibyo nshaka kujya kuruhuka sibyo se ubu tuzi nzakubwira story ukuntu byagenze nyine tu sibyo nta kibazo kandi komeze mu bifite sibyo kuko urabona ugomba kuguma ahangaha kandi ntabwo waba mu rugo nyine mutameranye neza sibyo pepe ngomba kumwigaho
mwigaho gute shada di pepe arasekeje ni ukuri ubwo sinumva dore na hano kubajira okay kubajira we na pepe ni ikibazo akuna akazi kanjye gusa akazi keza merci sasa woge kwa muganga twaye ntabwo byumvika nirebere filime neza umva nkubwiye ibintu nkubwiye ngenda byibone urumva ndamwiboneye gutya n'amaso yanjye fresh urumva neza ubwuzi bimbayeho ndamufashe neza ikiwara kiramfata mba nikubise hasi kiwara se ni igiki kandi ni igiki se niyo mpamvu n'igihe mbona cyatimbye niba no gutinda ariko ari ikintu kiri kunyobera sinibaza ukuntu Marine Jojo Pepe bari kwa Gabi ibyo bintu ibyo se birakaze icyambere cyo uriya niba ari Jojo naguze yuko yakundanaga na Gabi kuba yaramurongoye se urumva ari ibintu birenze muri iki ahubwo se yaramurongoye se bakoze n'ubukwe ahubwo se bari kuvugana na Jojo wawo ndo tuburira nyine uzi ko ariyo mpamvu nimero itagicamo ndamuhamagara reka da nimba rankize blacklist byarancanze kumbe yarongoye na Gabi none urumva bikaze se nawe se Marine wagurishije igare rya papa wawe none ubu ngubu uragurisha iki byose birakureba ntibindeba ndagusetse sinzi none ikintu bibugurisha urira biza kurana n'amafaranga gusa se murikira ariko biriya bintu birimo kwe nabyo dukwiye kubyibaza wewe uje ubundi waje uhinda ngo mbonye Pepe ngo yarasaze ngo ibiki n'ibiki yese naratari yakiriye mubonye kwa Gabi ntabwo byanungura ntabwo byanungura rwose kuko uriyo wese ubonye nawe udasanzwe ntabwo byanungura urazi mfite umupango manager kandi ugomba kurya mu byombo jya ukomeza uwijwa Marine akorana na gutya niba ari mu byombo byo ndagushyigikiye sawa ikintu cyandecyo